kugenda neza ndetse nawe nguhaye ikaze cyane wowe usica yacu bwa mbere ndagushimiye cyane kandi ni by'agaciro nta kindi rero usaba kujya mu muryango wa Mombase TV uretse ukana subscribe nureba aho hasi urabona ahantu h'umutuku handitse subscribe urahakandaho noneho bibe birangiye umwe munyamuryango wa Mombase TV izindi video zose zazikurikira cyangwa se turadusohora andi ma video yose azagenda kugeraho nta kibazo kandi rero ni ibintu byiza cyane bitewe nuko ntabwo bizajya bigirwa bikurusha ujya gushakisha cyangwa se iki nubwo wabona video udakunze uzajyireka ariko wayibonye ariko hari indi zaza ukunze bitewe n'ibyifuzo byawe kandi ntabwo tuba dushaka ibintu bimwe namwe rero inshuti zacu turabashimiye cyane kandi turabakunda mbahaye namwe ikaze cyane kandi ni by'agaciro cyane bitewe na support mugenda muduhereza mubicishije muri like comment ndetse na share ni by'agaciro cyane kandi nkomeje gushimira n'abantu bagenda batugeza ama comment ibibazo baba bafite cyangwa se ibyifuzo cyangwa se ikintu kinini bataba basobanukiwe bitewe na video imaze gutambuka biradushimisha cyane rero ntukabone video itutambuka nta kintu ukoze wakanda like wavuga comment cyangwa se share ni by'agaciro bitewe n'icyo ukunda ko ntabwo wabura ikintu na kimwe bitewe na video wabonye ntabwo wabura ikintu na kimwe uyitekerezaho nimaze kuyireba yose koko wayumvishe neza kandi nzi neza ko cyane nizeye ko ibintu tubabwira niba koko mubikora neza hari igihe tubabwira nk'inama mushaka gukoresha hagati y'urukundo rwanyu cyangwa se imibonano nzi nizere ko cyangwa se nzi neza ko hari ikintu biba byabafashije mu gihe mubikora neza nta kibazo nk'uko twari twababwiye kandi nicyo nanone twari twifuza rero umunsi rero ndaje gusubiza ikibazo bambajije ese umuntu birashoboka ko umuntu ashobora gutwita ari mu mihango ubwo ni igihe akoze imibonano uri mu mihango ahangaha rero abenshi usanga ntabwo babyumva kimwe bise hari ababibaza ati ese birashoboka ko umuntu yakora imibonano ari mu mihango ariko ni ikintu gishoboka cyane kandi birashoboka kuko burya bitewe ntabwo twashobora kwirengagiza ko gufatwa ku ngufu bibaho ahangaha rero gufatwa ku ngufu bibaho ntabwo dushobora kubyirengagiza ikindi kintu none abagabo ntabwo bafite imihango kimwe ndetse n'abagore ntabwo bafata kimwe abagore benshi rero ahangaha mu gihe cy'imihango ubushake buba bwagabanutse kuko burya mu mibiri yabo imisemburo iba yagabanyutse niyo mpamvu rero ubushake bushobora kuba bwagabanutse cyangwa se nanone bikaba biterwa n'uko batayikora bitewe n'uko baba bafite ububabare bwinshi bugiye burenze cyangwa se nanone ikindi kintu bigaterwa n'umuntu ukora imibonano uburyo ki afatamo imihango kuko abagabo benshi usanga kenshi ntabwo baba babyumva kimwe hari umugabo ushobora kuvuga ko imihango nta kintu mutwaye mu by'ukuri niba hagati yanyu nta kintu mwese bibatwaye mushobora gukora imibonano cyangwa se nanone umukobwa niba ataribwa kandi nanone ugasanga nta kintu nanone bimutwaye cyangwa se ugasanga nanone anabishaka kuko ntabwo tuba duteye kimwe hari umukobwa ushaka imibonano mu gihe ari mu mihango ugasanga ndetse nawe nta kintu bimutwaye ugasanga warikoze rero ahangaha ntukavuge ngo gukora imibonano umuntu ari mu mihango ntabwo bishoboka kuko ni ibintu bishoboka cyane so rero ngiye kubwira impamvu cyangwa se ndikubwira niba koko mu by'ukuri bishoboka ko umukobwa ashobora gukora imibonano agatwara inda ari mu mihango ahangaha rero ni ibintu bishoboka cyane 100% bitewe n'ukuntu umubiri wawe umeze ahangaha rero ibintu byo gutwara inda usanga abantu benshi ntabwo bagiye babisobanukirwa uburyo bwinshi bugiye butandukanye ahangaha gutwara inda biri mu minsi 6 cyangwa se kugeza ku minsi 9 hari iminsi mbere yuko intangangore zisohoka ziba zirekurwa hari iminsi mbere yuko zirekurwa kugira ngo zijye gutegereza intangangabo ahangaha umugore ashobora kuba yatwara inda cyangwa se nanone hari iminsi intangangore zishobora kuba zarekurwa ariko mu by'ukuri zigitegereje intangangabo intangangore rero zifata iminsi zitarapfa zikiri mu mubiri w'umugore zifata iminsi zitarapfa mu gihe zitegereje intangangabo kandi intangangabo muzi neza ko zishobora gupfa ku minsi 3 cyangwa se kugeza ku minsi 5 ahangaha niho intangangabo zishobora kuba zapfa ikintu nawe nakubwira rero iyi minsi maze kubwira niyo minsi mu by'ukuri umugore ashobora kuba yasamamo kandi burya ukwezi k'umugore kuratandukanye abagore bagira ukwezi kutandukanye kandi burya biba byiza cyane kugira ngo wikontrole kugira ngo umenye ko umubiri wanjye uteye ute ese natwaye inda mu mihango biterwa n'umubiri wawe ntago ari abantu bose ntuzabone ngo uyu yakubwiye ngo yatwaye inda igihe kinini nawe mvuka ari wagitwara oya buri wese mugore agira ukwezi kwiwe kandi biba byiza cyane burya iyo ubashije kumenya ese ukwezi kwanjye gutangira ari kukarangira rya ikintu cyo nakubwira ukwezi burya iyo ubagiye mu mihango ku munsi wa mbere ukwezi kwawe kwa twatangiye umugore ukwezi kwe gutangira
mu gihe abonye imihango ya mbere ukwezi ko kuba kwatangira. Rero ukwezi kugira iminsi 21 kugeza kuri 25. Ahangaha rero ngiye gutanga urugero rw'iminsi rw'umuntu ufite iminsi 21 ariyo minsi igize ukwezi kwiwe, kuko burya urabara iyo rero iminsi uyu muntu afite ukwezi kugira iminsi 24, urumva ko igihe cyo gutwara inda kiza imbere cyane mu kwezi, kuko akenshi abantu benshi bakunda gutwara inda hagati mu kwezi. Ariko iyo mfite hagati mu kwezi ntumve ngo ni handi hagati y'undi muntu wese, hagati yawe bitewe n'igihe wowe ugira mu mihango, byose biba bitandukanye. Rero ikintu nanone wabanza ukamenya mbere yuko ngiye gusobanura ibi ngibi, abagore bose ikintu kimwe bahuriyeho, iyi ntanga ngore irekuwe haba hasigaye iminsi 14 ngo umugore ajye yabona iyindi mihango. Iyi ntangangore irekuwe haba hasigaye iminsi 14 kugira ngo umugore abashe kuba yajya mu mihango. Rero iyo ushaka kubara umunsi mu by'ukuri cyangwa se itariki intanga yawe yarekuriwe, intanga zawe zarekuriwe, ubara kuva kuri uwo munsi wagiye mu mihango ugakuraho iminsi 14. Aho ngaho tuvuga ati intanga zarekuwe k'uyu munsi cyangwa se k'uyi tariki, niho uhita ubara iminsi 14 mbere yaho ngaho. Rero kandi nababwiye ko iyo zarekuwe ushobora gusama, hagacamo rero iyo nta kintu wakoze, iyo nta mibonano mpuzabitsina wakoze, hacamo iminsi 14 yararekuwe, intanga zawe zararekuwe, ariko mu by'ukuri ntusame kuko nta mibonano mpuzabitsina wakoze. Ariko hagati yaho ngaho wakoze imibonano mpuzabitsina ushobora gusamwa bitewe. So rero ngiye kubwira umuntu ufite ukwezi ufata, niba tuvuga urugero ufite ukwezi kwa 21, wabaza ukwezi kwawe mu by'ukuri urabizi neza ko bidahinduka, ufite ukwezi kumara iminsi 21 kuko bibaho kenshi cyane, iyo niyo mikeya. Rero urafata ukuremo yandi 14, yani 14 umugore amara kugira ngo azongera abone ya mihango, urakuramo 14, ubwo turabona 7, nibwo intanga ubwo iminsi 7 nibwo intanga zawe nibwo intanga ngore yarekuwe. Ku munsi wa 7 nibwo intanga ngore yarekuwe. Nibwo wakuyemo wafashe 21 yandi igize iminsi yawe yose y'intuze, ukwezi kwawe kose ugakuramo yandi 14, urabona 7. Ubwo iyo minsi 7 ubonye niho ku munsi wa 7 ni intanga zawe zarekuwe. None numara kubona niba intanga ngore yararekuwe ku munsi wa 7, kandi intanga ngabo zikaba zimara iminsi 3 cyangwa se iminsi 5 kugira ngo mu by'ukuri zibashe kuba zapfa, urakuramo 5. Urafata 7 ukuremo 5. Mu by'ukuri ntabwo ushobora gukuramo 3 cyangwa se 4, kuko nababwiye ko akanga kandi uyu mubare dukoresha wa 5 ni umubare mu by'ukuri abagabo intanga zabo zimara mu mugore kujya zibashe kuba zapfa. Ntabwo urifata 3 cyangwa se 4 kugira ngo ubashe kubara. Oya, urafata umubare wa kenshi kuko ushobora kwibeshya, ntabwo bishobora kuba byajya hasi, ntabwo bishobora kuba byajya n'iyo marindi, kugira ngo rero utibesha cyangwa se kugira ngo making sure neza ko ibyo wakoze ari byo. Urafata wa mubare wo hejuru, uvuga ati ntabwo byishobora kurenga ahangaha, ntabwo byarenga iminsi 5, niyo minsi myiza ushobora gufata. Rero urafata ya minsi 7 wabonye handi ukuremo 5, urabona iminsi 2. Mu minsi 2 rero ko munsi wa 2 niho ushobora kuba wasama, bitewe naho ngaho watangire kubara mu gihe wagiriye mu mihango. Ndi kubara ibyo ngibyo ubibara ku munsi wagiriye mu mihango, niho ukora imibare ukavuga ati ukwezi kwanye gufite ingiye, ndakuramo ya 14 na intanga zanjye zasohokeye zarekuriwe, nindangiza nkuremo ya 5 ifite kuba intanga ngabo zimara ziri nzima zitari zapfa. Urabana rero ku munsi wa 2 ushobora gusama. Uyu nguyu rero uyu muntu ni wa muntu usama ari mu mihango, kuko umuntu ajya mu mihango iminsi, tuvuge ujya mu mihango iminsi 3. Niba ujya mu mihango iminsi 3, umunsi wa mbere ntabwo ushobora kuba wasama. Umunsi wa mbere agiye mu mihango ntabwo ushobora kuba wasama kuko ya minsi 2 ntabwo iragera. Ariko umunsi wa 2 ushobora kuba wasama kuko wabonye ko ushobora gusama ku munsi wa 2. Umunsi wa 2 ushobora kuba wasama. Uyu ni wa muntu rero ushobora kuba wasama agatwara inda ari mu gihe cy'imihango. Sinzi niba muri kubyumva neza. Rero uyu muntu ku munsi wa 2 yagire mu mihango n'umunsi wa 3 hose yasama, ndetse n'iminsi ikurikiyeho ushobora kuba wasama. Uyu muntu ufite iminsi mikeya, ufite ukwezi ufite iminsi mikeya, afite amahirwe menshi yo kuba yasama ari mu gihe cy'imihango, kuko